umuvugabutumwa w'ukuri se ubundi uzamubwirwa n'iki? Nuko nzaza nambaye agakositime keza gakeba, wa mugani w'abakeba. Nuko nzaza nambaye akantu mbese ku buryo uvuga uti voila umukozi w'Imana. Ngenzuye mu ntumwa za Yesu uko ari 12 nsanga usibye imbaraga z'umwuka wera bari bafite, nta byirato bigendanye n'uyu mubiri bagiraga. Si ugutwika, ndatwika se? Nabuze gutwika ubuse ndatwika ngo bimarire iki? Nze kwinezeza ku Gasaro TV. Beba y'inzungu yatwitse, beba y'inzungu yavuze mu rurimi, beba y'inzungu yahanuye. Watwita utwikira ku Mana? Beba y'inzungu ni jewe mbeba y'inzungu, wa muhanzi w'umuraperi optimistic peace intercontinental ballistic missile of nuclear with peace homme intégré homme responsable respectueux. Gasaro TV. Hanyuma rero mbeba ngewe hari ibibazo by'amatsiko nshaka kukwibariza. Urumva wagarutse muri mudu meze neza? Birumvikana. Rero ibi bintu ntabwo nsanzwe wenda nabigize umwuga cyangwa se nkuko bamwe njya numva bivuga, ariko biravuna. Ubwo nicaye meze nk'umuntu wagira nturutse nko mu yindi si, nyine ni mu yindi si. Urumva buriya cyane cyane iyo uri mu mwuka w'ubuhanuzi, kereka wenda kuba bimenyereye, ariko imbere y'Imana n'ahantu hakomeye cyane. Niyo mpamvu bavuga ngo Imana iteye ubwoba. Niyo Imana ishobora kukwereka icyapa gusa usoma, ariko ukaba wenda gusimbuka izi ndabo, noneho wibaze nubwo utabona Imana ukabona wenda marayika wayo ushobora kwituka. Ariko ndumva ameze neza. Hanyuma nzi ko abapasiteri benshi babwiriza bafite Bible, hari n'ababayizi mu mutwe yego, ariko uyu munsi wabwirizaga mbona ari ikiganza cy'iburyo nk'uko bitubwiye gusa. Kubera iki utigeze uhitamo kwitwaza Bible? Bibiliya iravuga ngo igihe kizagera nsezerane nabo isezerano rishya, ubwo nzandika amategeko yanjye mu mitima yabo. Buriya rero mpamya ntashidikanya ko umwuka wera we ni utanga orientation y'uburyo ukora, na Bible kandi ndayifite. Nyimaranye n'igihe kinini, usibye ko umbaje ngo ubisoma ryari, ntakubeshye rwose hari n'igihe nshobora kumara amezi n'atandatu ntarayisoma, ariko nyibonera iruhande rwanjye. Ariko Imana nyine itanze umurongo ugomba gucishamo ubutumwa bwayo, inaguha uburyo utwara ubwo butumwa. Bikaba by'umwihariko ndumva nishimye kuba byibura message Imana yampaye gutambutse umunsi yatambutse. Bible rero ndayifite, kandi ijambo ry'Imana hari igihe kigera buriya nko mu bihe byashize bitewe n'amateka y'igihugu cyacu. Mpamya ko nko muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 harimo abantu bari wenda nko mu nzina, mu bihuru. Buriya mu bihuru ntabwo usirimbiramo, ntabwo waba uri mu gihuru ngo usirimbe, ariko umuntu wari ufite Yesaya 57 azi ko avuga ati ubwo umwami Imana izantabara. Urumva yari afite ijambo rimurimo. Ni byiza gutunga nyine ijambo riri muri wowe, kandi uko bukeye Imana ikagenda iryagura. Ndumva aricyo navuga, kuko Bible yo ndayisoma, ariko Imana niyo itanga ijambo nyine ry'uburyo uri buvuge naho urivugira. Hanyuma hari benshi bari buze kwibaza ati se kubera iki wenda mbe batari yaraje mbere? Gusa ngewe ikintu cyose nzi ko kigira igihe cyacyo. Ubundi byaje gute kugira ngo wenda uyu munsi uvuga ati nanjye nje noneho mu buhanuzi? Aho twabonye wenda hari n'abandi baje bagafaranga nawe ati hari ubutumwa bumeze gutyo mfite, noneho hajeho na mbeba. Mbese turabona ko ari ibintu wenda umunsi ku munsi yari kugenda haza abantu batanga ubutumwa bwiza bw'Imana. Kubera ko buriya Imana ifite abakozi benshi,
kandi ikaba nyine ifite uburyo yikoramo nk'Imana. Uyu munsi nshobora kuba nicaye hano navanga nagera hariya muri feruje ntwaye kariya kantu kanjye ngenda nicayemo, bakahita wenda bandenza umuhanda nkibagirana. Ariko ni ukuvuga ngo niba napfuye ubu aha nicaye hari abantu bari rusororo baba bishop bari hehe cyangwa se bavugabutumwa bari mu gushyingura. Uwo mwanya rero Imana ihatereka undi muntu uzi icyuho cyangwa se umarira umumaro abandi bantu bakiri ku isi. Ni ukuvuga iyi ntebe nicayeho ejo hazaza undi ayicareho. Ahubwo ikibazo ni ubundi ibyo wahawe gukora wabikoze neza. Ubundi aho niho hari ikibazo. Naho abavugabutumwa bo bagiye kuza ari benshi kandi Imana igiye gukoresha abavugabutumwa bafite karagiteri utabatekerezaho. Aba ari umusilamu, aba ari umuhindu, aba ari umwaramaya, aba ari umuyahudi, aba asenga ryangombe, ujye kubona ubona aricaye ari gutanga ubutumwa Imana yamuhaye agende. Uwo nguwo abenshi bazatureba bababone babita abasazi, bavuga bataba basaze, uyu nawe arashaka amafaranga. Bavandimwe murabizi ndabakunda, ibi ngibi ntago birimo amafaranga. Mbeba y'inzungu ntuzi nta rusengero mfite ngo ndabajyanamo. Jya mbwira abantu ngo isengere nanjye nisengere kuko sinakwiyiriza wariye. Isengere nanjye nisengere, cyakora niduhura dusengera ahantu hamwe twese dushyire hamwe. Ariko hagiye kuza abavuga butumwa mutazi ishusho bajemo, mbese utigeze ubona, baze mu myambarire yabo ni iki. Kandi dore naje nambaye nk'umuraperi. Ibi ngibi tubyita amadrip, ni amadrip. Ariko mubimenye ko no mu bantu bambara amadrip harimo abahanuzi kazi, harimo n'abahanuzi, harimo abavuga butumwa batanabivanga kwanza. Ubundi mpamya ko buriya kugira ngo umuvuga butumwa w'ukuri se ubundi uzamubwirwa n'iki? Nuko nzaza nambaye agakositime keza gakeba, wa mugani w'abakeba. Nuko nzaza nambaye akantu mbese ku buryo uvuga uti voila umukozi w'Imana. Hari ahantu nigeze kujya gusengera hamwe, ariko ngira amahirwe umuyobozi wa gahunda yari yicaye imbere, kumwe abashyitsi baba bataraza, arampamagara ati ngwino ube byibura udufasha kuvuza ingoma. Umwe mu bayobozi b'iryo torero aje, yari nambaye ikoboyi, akazaza ndeba agahera ku kirenge akageza ku musatsi. Ndibuka hashize akanya ndasohoka, nari ngiye ndumva ari ku giti cy'inyoni, arankurikira. Ndibuka amwe mu magambo yambwiye, yarambwiye ngo ubundi kugira ngo wicare ku ruhimbi hari uburyo ugomba kuba wambaye. Atese wicara ku ruhimbi wambaye agakoboyi? Ati ubundi abavuga butumwa cyangwa se abantu bicara hariya baba bambaye udutise dutitira. Nuko yambwiye udutise dutitira udutise dutitira. Ati ikindi ukaba nyine uri simati, atutaza udafashijwe nuko wambaye agafashwa n'ibyo uvuga. Ngenzuye mu ntumwa za Yesu uko ari 12 nsanga usibye imbaraga z'umwuka wera bari bafite, nta byirato bigendanye n'uyu mubiri bagiraga. Ukurikiranye nuko bagiye bapfa urusorongo. None se ubu Petero urabona hariya i Roma, hariya iriya Eglise Catholique yubatse hari i Roma, buriya hariya niho hari imva ya Petero. Petero hariya yapfuye nabi, we bagiye kumubamba nk'uko Yesu bamubambye, arabwira ati mwimbamba nk'uko umwami wanjye yabamba. Baramucurika. Nk'ubwo Petero urumva yari afite igihe cyo kuza kwirirwa abwira abantu ati rero murabona iyi Yerusalemu ukuntu igiye kumera, nimuyubake neza, mwakira amazu, mwakira ibiki. Ibyo byose Imana irabitanga. Hanyuma Imana ni kuvuga inyujijemo ijambo ikavuga iti mbeba y'inzu hanurira muntu ko Imana imuhaye inzu. Banza usenge ubaza Imana, nubwo Imana ibikubwiye ni inzu ubwoko ki. Bibiliya ivuga ko imibiri ari inzu Imana ituramo. Hari inzu izingizi turebesha amaso. Inzu rero
irimo nyinshi. Ubu si Imana ikubwiye iti mwana wanjye nguhaye wenda umugabo, umugabo kandi yarize, noneho nanjye kubera ko imyumvire yanjye irahita injyana Harvard kandi amashuri y'Imana ni menshi, none se uri imfubyi ku babyeyi bombi ntiwaba warize? Ni muri iyo kadire rero abantu batuze tuvuga ubutumwa bwiza, turi muri drip, uzigera umbona rwose nambaye agakositime, ni gutya nyine ni muri drip hano, shenete ngizi hano, urumva? Kandi ndahamya ko ufite imbaraga z'umwuka wera, nanjye nkagira imbaraga z'umwuka wera, bagakwambika agakositime keza, nanjye bakanyambikira drip nziza, twese bakadushyira kwa rubangura. Amaso y'abantu benshi yajya hari amadrip, kuko uriya muntu nubwo yambaye amadrip ariko yisanishije n'ibyo abantu bashaka. Iyi si dutuyeho ifite byinshi, mu muntu byakugora kumva ko ibyo turebesha amaso ku isi byubakwa cyangwa se bigakorwa n'inyama ipima ikiro n'amagarama 400 cyangwa ikiro n'inusu amagarama 500. Ubwonko aho ngaho buri ubwonko bugira ibice bitatu bidafatika, harimo icyitwa memory inyibutsa, logical ituma nshyira mu gaciro, na reason ituma ntekereza. Ariko ubwonko bukagira n'ibice bifatika, nk'igice cyitwa cortex prefrontal media, ni igice kigira ibyo nakwita conscience de soi, ni ukuvuga ni nko kwimenya ni igice gikora urebye ku myaka 15. Iyo myaka 15 ni igice gikora cyane kuri iyo myaka. Ni wa mwana ushobora kuva mu rugo wakajya mu mujyi atembereye azi ko mbese yambaye neza, avuga ati byibura abantu bambone, ubundi bambonye. Buriya rero uriya mwana umushyize mu bantu bakuru bamurusha imyaka, aho kugira ngo bimunezeze wenda agira icyo abakura, ahubwo arahangayika, kuko aba yibaza ubundi aba bantu ko bandeba cyane bari kuntekerezaho iki. Rero icyo gice jyewe narakirenze, biragoye ngo nzaba uwo nabayeho, cyakora nshobora kuzaba uw'Imana yanteguriye kubaho. Niyo mpamvu mu gihe kigiye kuza hip hop yanjye ubu nibwo igiye kuremera, none uzi hip hop irimo Imana, kandi noneho ni yasekira ngiye gukomeza. N'abandi bavuga butumwa kandi bazaza bafite ubutumwa butarimo prosperity, amafaranga, amaviza, inzu. Gusa naraye hanze? Ntabwo naraye hanze. N'esara yose samaze mu mujyi wa Kigali. Nze Imana imbwiye ngo yaguhaye inzu yayiguhaye. Ariko ubwo butumwa rero bavandimwe, ubutumwa bw'inzu nibukurwaho, ese hazavugwa iki? Tukiraho mbe basinguciye mu ijambo, hamaze iminsi ku ma social media atandukanye hari inkubiri y'abapasiteri bamwe na bamwe, umwe aza ati ntunze ibi, ntunze amazu meza, ntunze amamodoka meza, abana banjye biga ku kigo cyiza, mfite umugore mwiza. Undi ejo wenda ukongera kumubona ahangaha akavuga ati nuriya ntafite wo kuba, nanjye mbese ugasanga basa n'abahanganye. Ubundi wowe bibona gute? Ubona ari ibintu koko bikwiye kuba pasiteri cyangwa se kubavuga butumwa? Mbo nta hantu nzi muri Bibiliya, nta hantu na hamwe nzi Yesu kuko niwe cyitegererezo cyacu yigeze avuga ngo mfite. Ahubwo Yesu we yaravugaga ngo nige kuzuka n'ubugingo, unyizera naho yaba yarapfuye azongera abeho, nige mutsima utera imbaraga, nige mazi y'ubugingo. Yesu we yavugaga nige, bivuze ngo mfite. Nono inzu ega muvandimwe wenda nabivuga muri ubu buryo, reka babivuge kuko nibyo bahawe kuvuga. Ubona ari ibintu bikwiye rero kubavuga butumwa cyangwa se ku bantu bakorera Imana? Ubundi abavuga butumwa, jewe umuvuga butumwa uri ambafatamo ibyiciro nka 2 cyangwa 3. Hari umuvuga butumwa uvuga ubutumwa ariko agasanisha n'amarangamutima ye,
abantu bambone gute, ese byibura ni gute nacana umucyo hariya hantu. Noneho mukuru uko kuvuga ubutumwa rero akaza yitwaje Bibiliya. Nyine urumva kubera ko uko yarezwe n'uko yatojwe n'indyo yahawe imutegeka kubwira abantu ko afite inzu. Ku muntu rero nyine uri muri iyo nzira cyangwa se ahuriyemo nawe mu nzira, azamubwira ati rwose, cyane cyane abashomeri, ahita avuga ati nanjye rwose iyo nzu Imana izayima. Ibyo byiringiro nyine bikaba bihereye ku nzu. Ariko se ubu inzu isenyutse cyangwa igashya, wabwira abantu ko ufite iki? Ese ufite imodoka, ufite imodoka imwe wenda 10, 20, 30, ko ntawe umenya uko bwira, ntawe umenya aho bwira umuntu ageze, ko aho uhagaze ariho gakondo Imana yaguhaye. Ko tujya tubona amagaraje ashya, ejo imodoka zihiriye rimwe, abantu wababwira iki ko zahiye? Kuri ge rero icyo ni igice cya mbere cy'abo bavugabutumwa. Igice cya kabiri ni abavugabutumwa bashyizwe ku ruhimbi n'abantu kuko bafite amashuri runaka. Yarize, afite degree, afite PhD cyangwa lisansi, aje asanga mukuru ni murumuna wanjye, asanga afite itorero cyangwa se afite urusengero runaka. Ndavuga ni kugira ngo uyu muntu nawe byibura agaragare neza, niba mfite na korali ikomeye azivaniremo umugeni, nkaba mukubise ubwarimu. Yize ubuganga, agiye mu ivugabutumwa. Hari abaganga b'abavugabutumwa, ariko ukurikiranye bene abo baganga b'abavugabutumwa, impano yabo itangira mu bwana. Rero ari nabo ari abadogiteri, ugasanga Imana ibafashe ari abadogiteri, ariko uwo ngo yahamagawe kugira ngo abone udufaranga mu itorero. Icyo ni ikindi cyiciro. Hakaba n'abandi bavugabutumwa rero bafite imbaraga z'umwuka wera, bafite amavuta y'Imana, bafite ijambo ryo kubwira abantu, ariko bicajwe inyuma mu ntebe z'inyuma, batajya bahabwa umwanya wo guhagarara hariya ku ruhimbi. Kuko nahagarara ku ruhimbi, ibyo ari buvuge ntabwo bihura n'iby'imitima y'abicaye aho imbere bashaka. Oya, icyo gihe rero pasiteri ntabwo ushobora umpaye agatuti rimwe kabiri, nkabwiriza ijambo Imana wenda yampaye uwo munsi, rizura rikiza abantu ibyaha. Icyumweru kimwe, icya kabiri abagaruka ni bakeya. Ariko Imana nimbwira iti imbeba y'inzungu, bwira uriya muntu ko Imana imuhaye inzu, nataza ahita ahamagara abandi 3. Ahubwo iyaba byashobokaga nk'uko Imana yakubwira inzu, yazana 3 ukabura babonye. Niyo systeme Yesu yakoreshaga. Yesu yagaburiraga abantu imitsima n'amafi, ngo rimwarabareba bamanuka imisozi, kuko yabahaye imitsima n'amafi ngo bararyoherwa. Noneho ngo baratashye buri wese akaza, umugabo akabwira umugore ati uzi wa mugabo witwa Yesu wo kwa Mariya, uzi ibintu yakoze, uzi amafi twari, noneho yatubwiye ngo kwa 3 tuzagaruke, tuzazana n'ibitete n'abana n'iki. Ngo Yesu arabareba bari kumanuka ku musozi, aravuga tundya, nige mutsima utera imbaraga, nige mazi y'ubugingo. Nyamara yabanje kubabwiriza ubutumwa bwiza, ahubwo aho bicaye umwe akazako mundi tariko se ko mbona atatugaburira, ubundi mwene Mariya we bitebye. Ati tuza, isaha akoreraho ni 9:00. 9:00 imigati nibwo imeneka. 9:00 zigeze Yesu none arababwira ati nige mutsima utera imbaraga. Iyo aba byashobokaga rero abantu bakazanwa n'icyo gitangaza nk'uko abavuga butumwa bamwe babivuga, bahagera bakabwirwa ubutumwa bwiza butuma bava mu cyaha. None se ubu ngubu byamarira iki gutunga etaje isumba City Tower? Ariko ejo erega urupfu si umwanzi, ni intumwa y'Imana. Hanyuma ejo bakampamagara nkitaba, kutazunguza intugu, hariya iyo baguhamagaye uhita ugenda. Ngo njyewe rero ngo nakoze ibi, ngo nakoze ibi, ngo nkora gute. N'umugabo uzwi wari ukomeye mu mateka witwa Masa Musa, yageze aho abwira abahanga, abwira abashakashatsi, arabwira ati mwambabariye mukazamuza n'urwo rupfu, byibura nkaruha ku $2, gira ukandeka nkiberaho ku buzima bundyoheye n'ubwo nshaje. Rwaramuretse se, rwaramutwaye. N'ibyo byiciro rero by'abavugabutumwa, icyo cyiciro cy'abavugabutumwa bibereye hari inyuma, Imana igiye gushyiraho system y'uburyo bagiye kuzaza bavuga ivugabutumwa kandi rikagera ku bantu benshi, bihereye mu itangazamakuru. Hari n'abazahagarara hariya mu mihanda, hari n'abazahagarara ku mateleviziyo. Ubu ntibyagutangaza ejo
ugiye kumbona ukabona nasingiye nka televiziyo nk'ebyiri kandi Imana ibirimo ndabizi uzo kuzaza mbwirizaho ibyigisho kandi ibyo byigisho nkaza mbibwirizaho nambaye nk'uku nambaye ndi mu madrip mu biterane nkagaragaramo nambaye gutya sije Kristo uri muri jye niwe ugomba kwigaragaza jewe umusibejo nibwo Yesu arambwira ati namubajije ibintu bibiri ubutumwa mpaye ntabwo buzanyicisha suko ntinya urupfu ahubwo hari igihe unyura ahantu nyine ukabona hari umworera kandi abari kugwamo ni benshi wenda warohoramo ukarohoramo babiri arambwira ati ntacyo uzaba icya kabiri ese byibura hari umuntu umwe uzitirirwa mbeba y'inzungu ko ubutumwa namubwirije byibura bwamurokoye nanjye wazaza byibura ntunkuriremo aho ngaho nanjye ukandemera nanjye tukajyana arambwira ati nta kibazo niba ari ikintu rero kizanezeza mu buzima ni ukubona umugabo witwa Yesu kuko Yesu tubonanira mu mirabyo ambwira ngaca nta bindi none se mbeba hari umuvugabutumwa wowe wemera kuvuga ati n'umuvugabutumwa ibyo bwiriza birimo kuri ndetse n'umuvugabutumwa navuga ngo mwemerera ibyo yigisha bitarimo bya bindi byose hari aho wabwirije ndaza kuhagera mbona uraturitse urareze umuvugabutumwa byibuze wawe w'ikitegerezo kuri wowe wigisha amagambo ukavuga ati byibuze uyu ni uwuhe mu Rwanda ni Antoine Rutayisire Pasteur Antoine Rutayisire afite ubuzima buri ijambo ry'Imana ni ubuzima Imana rero ukuntu imunyuzamo ubuzima bwagera urabona ari bwasonze ushonje uvuga uti Imana ngiye gupfa inzara yigeze inyica ndabyibuka kuri ako ngako mbere yuko mvuga icyo kintu inzara yigeze intura hasi mu Giporoso hariya munsi ya Beteli muri ya garage ryo kwa Rutaremara ngarura ubwenge bambaza batari ko urwara igicuri 2010 mbaza hakiza wari ubimbajije na bakabaho nariko n'iminwa nayo ko yumye nayo irwaye igicuri tugiye inzara yari yaranyishe ubundi umuntu ufite inzara arangwa n'ibintu bine icya mbere ucira amacandwe y'urukonda ajya gusa n'icyatsi none hari n'ubwo akama icya kabiri wibagirwa vuba bagutuma mikro nka hariya wagenda ukahita uzana ikiyiko kandi harimo distance ya metero 3 ikindi urayoba uva nkaho ugiye ku murindi ukisanga Nyabugogo zuba ritanga vitamine ku bana ripfa gucanaho hano ikindi ndibuka ko nigeze ncari munsi y'isoko Kimironko mbona umumama uhetse umwana mu mugongo yari afite irindazi uwo mwana ndamusengera kugira ngo iryo rindazi rigwe nditore vuga nti Mana wamba wari ugakoma kari akaboko kwe kari umwana wo kwa Rugigana batari buri tore Imana buri yarebye iravuga iti ariko se umubyeyi wenda agiye gusaba irindazi ry'umwana n'uyu ngundi kome barinze binjira mu gipangu nkiraho bwari ubuzima busa n'ubugoye mukuru rero hari n'inzara y'ubugingo buri Antoine Rutayisire ni wa muntu ufata ubuzima Imana yamuhaye noneho bukajya mu mindani muri wa muntu ufite inzara y'ubugingo wajajwe n'icyaha uhora urabiriza indimi icyaha habonye hose icyo gihe rero Antoine hari byinshi yagiye anyubakamo kandi nyine n'icyitegererezo mu bapasiteri hari n'abandi bapasiteri b'ibyitegererezo bagenda banyubakamo sindumva Antoine ari kuvuga ati inzu amamodoka Imana ibimubwiye kuko n'umuhanuzi akabimbwira kandi arabyemerewe aranabifite noneho wabyakira ariko ubutumwa nyine Imana ifite ukuntu igaba ndamukunda cyane Imana ijye imuha umugisha hanyuma uraza kunyihanganira hari umupasiteri witwa Pasiteri Claude ndetse n'umupasiteri witwa Yongwe reka mbivuge wenda twakoranye ikiganiro ariko bari mu ntambara navuga ngo z'amagambo cyangwa se nkurikije comment njya mbona nyinshi cyane yaba ndetse n'iz'abapasiteri bagenzi babo mbona babagaya cyane ati ibi bintu birababaje mu bapasiteri wibera abapasiteri ubafata gute ubundi ntaragera ko nabonye uvuga ati hari abari kubwiriza ubutumwa bw'amazu n'ibiki nkabona uraturitse urareze
hari ijambo rivuga ngo munyure mu irembo rifunganye kuko inzira ngari ijyana abantu kurimbuka kandi abayicamo ni benshi cyane, ngo hazaba abahanuzi benshi b'ibinyoma, benshi bazaza bavuga izina ryanjye, benshi bazaza bavuga ni amahoro ni amahoro ni amahoro. Abo bapasiteri nta bintu byinshi nabavugaho kuko icya mbere ni abakozi b'Imana, uko baba bayivuga kose neza cyangwa nabi ni abakozi b'Imana. Ndumva ari icyo nabavugaho kuko urumva ni abapasiteri, sindi umupasiteri, nta na hiti nshaka muri ibi bintu. N'ubundi mbere y'uko mvuga ibi abantu byibura mu Rwanda niba hari miliyoni 12 ntabwo mbuzi 500 bizi. Abo rero barahagije kugira ngo Imana imuhe ubutumwa byibura havemo umuntu umwe. Usibye na pasiteri Yongwe na pastor Claude n'abandi bazaza n'abandi mu mutima wanjye sinzigera bigendanye n'Imana. Umbajije mu bintu bigendanye na entertainment byo nirirwamo, ukambaza uti papa cyangwa bite, nakubwira ni papa cyangwa ABCD Sky 2 ABCD. Niyo Bosco wamfashije mu bintu bya backup mu ndirimbo yanjye si ya mbere, namukubwiraho ABCD, ariko ku kintu kigendanye n'Imana aho mita ngarukira aho ngaho. Naba pasiteri, undi mu pasiteri mugenzi we niwe wagira icyo amuvugaho, naho jyewe ngize icyo muvugaho nabashanutse, ahubwo niko Bibiliya ivuga uburi inshanutse. Ariko jyewe icyo nkora, Imana iyo ngize amahirwe ikanyihera ubutumwa mvuga, nagira amahirwe nawe wenda agakurikirana ikiganiro akiyumvamo akavuga ati mbeba y'inzungu burya ya mbeba yamwe n'integeka rya 5 yavuze iki kintu, kandi iki kintu ndabona nanjye ngihinduye cyangwa se sinyihindure, ndabona byangeza cyangwa bikankuraho ibi mu buryo bw'umwuka sava. Nese mbeba ko wageze ku bantu birirwa babwiriza bavuga amazu bavuga amamodoka ukarira, wariswaga n'iki none? Ubundi hari iyo banavuga ngo biteye agahinda, hariya ibyo rero byose burarindi mu mwuka w'ubuhanuzi. Iyo uri kuvuga ugendera muri rangaje Imana irimo, uko Imana ikubwira. Imana si umuntu, Imana ntabwo nyibona nko kureba iriya kamera, ariko uko ivuga n'ijwi ryayo. Jyewe Yesu amvugisha bwa mbere yasanze mu Giporoso hariya kuri kariya gahanda kajya muri Desora 2013, nunamye mu mahembe y'akaveromoteri aranyivugishiriza, numva ijwi rye ry'uko avuga. Rero hari uburyo nyine Imana ibikuvugiramo, ushobora kubona ari amarangamutima yanjye ari amarira ari kumanuka, ariko ari nk'ishusho cyangwa se ari nk'uko Imana yo nyine imeze, ariko bigaca mu ishusho ya kimuntu. Naho ngaho ntago aba pasiteri cyangwa se niba ari n'ababikora banyura ku mbuga nkoranyambaga babibwiriza. Unanagiye mu nsengero zitugose mu mujyi wa Kigali nka 80% nibwo butumwa burimo. Icyo gihe rero iyo ubutumwa nk'ubwo bubaye gutyo, inshuro nyinshi hari igihe Satani yinjiriramo, ko Satani ntabwo azakubwiriza kwihana gusambana, ariko umugambi w'inzu cyangwa imodoka azawushyigikira. Ntabwo abajya kurangura bose bajya Dubai. Oya, imbaraga z'ibifatika Satani nawe arabitanga kandi bifatika. Hari imiryango myinshi uzagenda wumva ukumva turi runaka baramutambye, uriya ni igitambo cy'umuryango, uriya ni igitambo cy'umuryango, kugira ngo babone bakire. Rero ntabwo ari byo wariraga, ahubwo nyine buri Imana ni kuri bayabigenje. Hanyuma umuntu bita cyane ko nakina muri filime Gafaranga, ejo bundi wenda nawe yaraje arabwiriza aravuga ati mu minsi iri imbere cyose mu gihe gito nzanimikwa nanjye kuba umupasiteri. Ndetse aho undi witwa Karabo k'Imana avuze ati ntabwo umugabo byagakwiye ko arira. Wowe umuntu arize ariko arizwa wenda we yarizwaga n'ibyo abakozi Imana wenda b'iyi minsi ngo bakora.
aravuga ati ngewe nabonye ati biriya bidakwiye ati nta muntu w'umugabo warize. Wowe ubyakira gute iyo umuntu arize wenda ngenze ko ari amarangamutima cyangwa se wamugaya ngo yarize wowe wamufata gute? ikiganiro narakirebye we agafaranga nubwo ndi umukozi we kuko mukinira muri filime ye yitwa bava kure akamemba umwana akabona agasukari. Nabivuze ibi ndi kuvuga sinemerewe kwakira nubwo yaba miliyari nibwo byaba iki byose. Umvuye hano mu kiganiro umuntu akamamagara kuri telefone ati mbeba ko nagushaka, tukagera muri wenda mukagera nkasanga yaguze imodoka ati iyi modoka niyo nakuguriye nayigendamo, ariko gutya turi mu gusenga Imana iravuze iti ABCD, Imana igukijije wenda ikintu runaka urakize, umuntu birahindukiye nyuma araje. Ibindi kuvuga abantu benshi cyangwa se abakozi abo twita abakozi b'Imana benshi bavuga ko ari ukubura ubwenge. Ariko Yesu ariko nahamagawe ababyemerewe mukomeze mu bifata. Ariko niba turi gusenga Imana ikagukiza, si igukijije, ni Imana yagukijije. Kukigiye wumva ko nza kugukamura amaraso, umpereza ibibanza, umpereza amazu, umpereza amamodoka kugira ngo nezeze abantu. Gafaranga buriya ni umunyamasengesho ukomeye, kandi gafaranga ubundi gafaranga kugira ngo uzamubone mu rusengero biragoye, nuko turi mu bihe bya covid. Gafaranga ubundi akunda gusengera mu misozi za Kanyarira, Byumba mu mazi, Kadeshi, Samatare, mu rutare rw'Amagana hariya za naho ngaho ni, kandi nanjye muri bene izo nce nizo nkunda cyane. No mu rusengero njyaho ariko rimwe na rimwe. Rero uriya Karabo k'Imana nawe interview narayibonye yakoranye na Manibu avuga ngo ntiyarakwiriye kurira. Nemera ko iyo utarabona ikikuriza ntabwo urira, ariko iyo kibonetse urarira. Rero Karabo k'Imana simwifurije kurira, ariko ananarize nka kuri agafaranga yarize ni byiza. Na Yesu ubwe yararize. Yohana ibice 11 ku murongo wa 35 niwo murongo mugufi muri Bibiliya. Haravuga ngo Yesu ararira akadomo. Niba Yesu yararize rero se twebwe kuki tutarira? Bibiliya y'ubwayo iravuga ngo murire muboroge, muririra abantu banje bishwe. Imana ntiyabivuze muririra abantu banje bishwe n'iki no kubura ubwenge? Yeremiya igice 9 muhasome. Noneho hari kurira biterwa, harurizwa n'umurimo w'Imana, hari n'urizwa, hari n'uwo baterera ivi b'abakobwa baterera amavi, umukobwa agaturika akarira. Hari nkanjye ndibuka ko 94 muri jenoside Imana yanyirije mu Rwina no mu gakanzu ka mushiki wanjye kari gafite uturabo tujya gusa n'umukara. None se uzi ko nshobora kwibuka ayo mashusho narindi nkavugana, ariko Mana ko bene mama bamukasanga abandi bose bashiriye mu gatobwe jewe ngasigara, Mana wabikoreye iki? Nasanga ari umugambi w'Imana gusa ngaturika nkarira niherereye, nabandi kuri kamera nabandi hehe. Icyangombwa nuko uko buriya kurira biraruhura. Kandi mu bantu bashinzwe wenda gufasha bene abo bantu bahura n'ihungabana, kimwe mu bintu bituma baruhuka nuko barira. Ubwo rero Karabo k'Imana buriya niko nyine we yabonye ko nyine nta mugabo wajya imbere ya kamera ngo arire, ariko buriya nawe umwegereye wasanga hari amashusho runaka yabona agaturika akarira, ahubwo akaboroga gasakuza cyane. Ni nka abantu bajya bavuga ngo ariko ngo kuki mujya gusengera mu misozi za Kanyarira na hehe, usengeye mu nzi wawe ntabwo Imana yakumva? Muvandimwe nibyo koko pe, mu nzi wawe Imana yakumva, na hano muri jaride turi Imana irakumva. Ariko buriya umuntu aterera Kanyarira yabonye ikimuterezayo. Ntabwo umaze imyaka 10 ufite umugabo wawe mukundanye mwasezeranye mu rusengero no mu murenge n'inshuti zibahamiriza, ariko nta mwana murabyara, nibwo uhita umenya agaciro k'isengesho. Uriya muntu rero nubwo wamubwira uti muzacana igishyito muhagararemo we n'umugabo wawe mushya amaguru wenda muzahita mubyara, yahagararamo. Donc agaho kari kubundi karahandurika.
ni ukuvuga ngo buriya akarabo k'Imana ntabwo jye namurenganya, gusa icyo nemera cyo buriya ni nk'aba bantu bajya bavuga ngo ubundi ko mujya gusengera akanyarira, usengeye mu nzu iwawe ntabwo Imana yakumva. Nibyo koko pe, na hano muri ubu busitani turi Imana yakumva, ariko buriya ikigutereza akanyarira iyo cyabonetse urayiterera. Ndakubwiza ukuri Sando, umugabo ufite umugore basezeranye mu rusengero, ufite byose, babanye amahoro, ariko umaze iminsi 10, imyaka 10 nta mwana barabyara, uriya muryango nubwo wababwira uti nimucana umuriro muhagararemo mushya amaguru murabyara, bahagararamo. Donc ishimwe ry'umunyonzi imenywa n'umunyonzi mugenzi we, kuko ni ubuzi nyine uburyo bazamuka baterera. Karabo k'Imana nakubwira ngo ntukarire mwene data, ariko nyine hari ibihe tunyuramo bikaba ngombwa ko turira. Tugana ku musozo Mbeba, hanyuma hari benshi wenda bari gutekereza ati Mbeba ni ugushaka amafaranga, ati kwa kundenda umupasiteri ashobora kuza ati abaha n'aha muzane ituro gutyo gutyo. Abo bantu ngiye gusoza bari gutekereze gutyo bakagufata gutyo, wababwira iki? Hari n'abandi bari buvuga ati Mbeba yaje gutwika. Ni cyo kintu wababwira ubundi dusoza? Icyo nababwira buriya mu buzima bwanjye, nushaka gukina uzakinire kuri Mbeba y'inzungu, ukinire kuri Amaji, ukinire kuri inde, ukinire n'ahandi. Ariko iyo hajemo ijambo Imana yo mu ijuru yaremye kiriya kirere turebe, uhita ushyira umupira hasi. Icya kabiri, nta by'amaturo, nta by'Icyacumi, kuko jye sinandikiwe ibyo by'Icyacumi. Ababyandikiwe barahari, bajye babirya mu yabahe bayarye, simbyemerewe. Icya gatatu, si ugutwika. Ndatwika se? Nabuze gutwika, ubuse ndatwika ngo bimarire iki? Nze kwinezeza ku Gasaro TV. Mbeba y'inzungu yatwitse, Mbeba y'inzungu yavuze mu rurimi, Mbeba y'inzungu yahanuye. Watwita utwikira ku Mana? Ese ugiye kuyikinira iketi kuri gisanya n'aka gatebe, cyangwa ikamanura umuriro hejuru hari, ishobora no kumanura izuba direct rigatunga kuri wowe rikagushiririza wicaye muri iyi ntebe. Si mu bijyanye n'Imana tujye dukinira ku bindi. Icyo nababwira rero, Mbeba y'inzungu ni jewe Mbeba y'inzungu, wa muhanzi w'umuraperi optimistic peace intercontinental ballistic missile of nuclear with peace homme integre homme responsable respectueux enfant de Dieu pour Dieu. Ndi umuraperi, ndi umuhanzi w'umunyarwanda, ndi umukinnyi wa filime nyarwanda, ariko mu gihe mpawe message y'Uwiteka ngomba gutambutsa, ngomba kuyibwira abantu ngataha nkigira mu inegeka rya 5. Izi ndirimbo zose si mwebwe muzikora. No muntu mbona muri interview nk'uku ku Gasaro akamamagara akambwira ati ndashaka kujyana hana ugakora indirimbo yeneye. Ubu tuvugana iyi telefone yanjye irimo audio 3, maze gukora maze kugira indirimbo 5. Ejo nzaba ndi muri Big Town mu gitondo, nzajya kuri recording indi ndirimbo ya 6. Ni ukuri kw'Imana yo mu ijuru, nubwo kurahira ari icyaha, ariko ndahamya nashidikanya ko izi ndirimbo zose ni mwebwe muzishyura. Ndatwika ngo bimarire iki? Nze mbabeshye ngo mumpereze amafaranga ngo natwitse ngo nagize gute? Sinzaburara, sinzabwirirwa, sinzanabahanze, nta nituro nzabaka noneho. Nzarebe, nzavuga Imana agiye mburare mbwirirwe. Jewe Mbeba y'inzungu nago bibaho, ntibishoboka ko giye naburara ngo mbwirirwe. Navuze Yesu, nta bintu byo kwishaka ibyubahiro by'iki. Twabonye abantu bari bafite icyubahiro kuri ba Alexandre, babagira iki, ba Nebukadinezari, bande bose, ba Constante, abo bose se ntibagiye. Ngiye ngomba kuyivuga nka Mbeba y'inzungu, wabikunda utabikunda. Icyangombwa nuko ijambo ryaje kandi rirakureba. Hari igihe Imana izakubaza iti cyagiye Mbeba y'inzungu yari yicaye ku Gasaro TV. Wabikunda utabikunda, nubundi Mbeba y'inzungu ndi Mbeba y'inzungu. Umugabo w'umwana w'umugore umwe n'abana benshi, sinzaburara, sinzabwirirwa, sinzabahanze. Umva, kandi usibye nanjye nta nundi muntu uzantura iruhande uzaburara. Ibyo nibibaho, wenda batazi ubuhamya bwawe. Sando nzaza mbaho ubuhamya bw'uburyo jewe nanabayeho.
hano ni ubuzima karibu bwanjye. rwose ni mu rugo habaye mu rugo mbeba ni ukuri wakoze cyane kandi ibyo wigishije hari icyo nakuyemo hari icyo videographer yakuyemo hari n'icyo ku mugani wawe undi muntu uri bukurikire ikigisho cyawe ari bukuremo nubwo bamwe babyanga ariko nzi neza ko hari abari buze kwemera ibyo uvuga kandi mushimira cyane n'ikindi gihe tuzabana murakoze. Gasaro TV.